Yesu ashimwe bakundwa bene data. Imana iduhana umugisha. Iri jambo mbazaniye rino joro ngo maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugerero rw'Abashuri yica ingabo zabo agahumbi n'inzovu umunani n'ibihumbi bitanu. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Nuko Senakeribu umwami wa Ashuri arahava asubirayo atura Nineve. Bukeye ari mu ngoro y'Imana ye Nisiroki aramya Adurameleki na Shereseri, abahungu be baraza bamwicisha inkota, baherako bacikira mu gihugu cya Ararati, maze umuhungu we Esarihadoni yima ingoma ye. Amena. Wahuye n'amajoro menshi, wahuye n'amajoro menshi ku buzima bwawe, ariko ndagutangariza yuko iri joro ari ijoro ry'amateka, ari ijoro ritandukanye n'andi majoro, ari ijoro ugiye kubonamo Imana, ari ijoro ugiye kuryama ubabaye ariko ukaza kubyuka wishima, ari ijoro topine stansemora rigiye guhindura byinshi mu isi y'umwuka ku buzima bwawe. Iki gihe Abisirayeli bari basuzuguritse, bari bari ku gatunambwene, bari bari ku nzara, bari bari mu bibazo, bari mu ntambara, bari mu bigeragezo, baragoswe n'abami ba Ashuri. Umwami wa Ashuri yarabanyaze imigisha yabo, umwami wa Ashuri yarabanyaze umunezero, umwami wa Ashuri yarabatwaye ibyishimo, umwami wa Ashuri yarabatwaye abagore babo, umwami wa Ashuri yaratwaye abahungu beza baho, umwami wa Ashuri yaratwaye buri kimwe bavuga ngo bishingikirijeho. Ariko Uwiteka Imana yarakiri mu ruhande rw'Abayuda, yarakiri mu ruhande rwa Ezekiya ndetse n'Abisirayeli, ngo nuko igihe kigeze, kuko Uwiteka Imana yari yabwiye Ezekiya aramubwira ngo kuko wansabye kukurengera ku mugabo witwa Senakeribu, ndi Uwiteka Imana nje kukurengera, nzumvisha impuha z'intambara mu buzima bwe, narangiza ahunga, akimara guhunga nzamwicisha inkota ye. Haleluya. Uwiteka Imana sitakibone wenedra ng'ijoro rimwe yohereza marayika ukomeye, ngarasohoka atera mu rugerero rw'Abashuri, yica ingabo zari zirimo zose zisinziriye. Uyu munsi topine stansemora hari intambara zigize ibigugu, hari ibibazo byakomeye ku buzima bwawe. Dore umaze igihe kinini nta munezero mu mutima, dore umaze igihe kinini topine stansemora nta byishimo ugira, ariko rino joro topine stanse Uwiteka Imana letuta yabayasika lelebenianse nikuwa yohereje marayika we kukurwanirira. Iri joro Uwiteka Imana sitakibone wenedra yohereje ingabo yikomeye, yohereje marayika ukomeye kugira ngo abashe kurwana ku buzima bwawe, kugira ngo abashe gukuraho topine stansemora ibyaguhigaga, kugira ngo abashe gukuraho iki gisuzuguriro cy'ubukobwa umazeho igihe kirekire, kugira ngo topine stansemora agaruze imigisha yawe y'urugo, agaruze topine stansemora impapuro zawe zanyazwe, kugira ngo Uwiteka Imana shantolaba akureho topine stans igisuzuguriro cy'Abashuri bamaze igihe kirekire ku buzima bwawe. Ni Imana igiye kugutabara. Iki gitondo kigiye kuza gitangaje ku buzima bwawe, kiratangazanye inkuru nziza. Iki gitondo topine stansemora kiratangazanye umugisha. Iki gitondo letuta yabayasire ni igitondo cy'umunezero ku buzima bwawe. Dore urabyuka uvuza impundu tolabayasire. Uwiteka Imana agiye kukugarurira inyenyeri yawe yazimiye. Lele tutayabayasika shantolaba. Uwiteka Imana topine stansemora agiye gukora ibiruta cyane. Dore wacuruzaga bikanga, ariko Uwiteka Imana agaruye inyenyeri yawe yo gukora. Dore mu kazi kawe nta munezero wari ugafitemo, dore wabikaga ibintu bugacya shantolaba utazi iyo byazimiriye, dore inyatsi wahoranaga dore erestakisha labonedra. Uwiteka Imana agiye kuzirangiza, kuko Imana yohereje marayika wayo mu ngabo
ingabo z'Abashuri, kuko Uwiteka Imana yohereje marayika wayo mu byaguhigaga byose, agiye kubicina, yagiye kubyica. Kandi topine stasemora, dore n'uwabyoherezaga Imana igiye kumwicisha inkota yayo, Imana igiye kumwicisha imbaraga zayo, kubw'ijambo ryayishyize ku buzima bwawe. Dore ibyaguhigaga bigiye kuba imirambo, dore intambara warwanaga zose ziragiye, dore ibibazo byose wari uri guhura nabyo Uwiteka Imana arabirangije, dore igicu cyawe cy'umunezero Imana irakeyuye, dore topine stasemora shantolaba, dore uwawe wari warazimiye Uwiteka Imana aramugaruye, dore umugisha wawe wari waragiye Imana irawuzanye. Leleta yabayasika, kuko ari Imana irambuye ukuboko kwayo ikagutegekera ku buzima bwawe. Dore yohereje marayika kukurwanirira, ibyari ingabo ibihumbi, ibyari ibibazo ibihumbi, Uwiteka Imana arabirangije. Akira gutabarwa, akira kurwanirirwa n'Imana rino joro. Tola bayasire, kandi iki gitondo kiraba igitondo cy'umunezero ku buzima bwawe. Utuze umutima kuko ari Imana ibirangije, utuze umutima kuko Imana yishe Senakeribu, utuze umutima kuko Uwiteka Imana ahungishije intambara zari zikumereye nabi, utuze umutima kuko Imana irangije byose ku buzima bwawe, kandi n'Uwiteka Imana ibikoze. Imana Data, mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Uri Imana igira neza kandi ikomeye, uri Imana ihambaye. topine stasemora, jambo ryawe riratubwiye ngo wohereje ingabo yawe, wohereza marayika wawe kurwanirira Abayuda, ngo nukageze mu ngabo ayiwe z'Abashuri, ngo ubwo bari baryamyemo, bari mu mahema basinziriye, benshi bari basinze umunezero, benshi bari basinze topine stasemora, uburyo bashakaga lebonestaya kunyaga ubwoko bwawe, ngari kurangije urabarwanirira. Wohereza marayika wawe kurimbura izo ngabo. Nyemerera aya masanga ukuvuganye natwe, wohereze marayika wawe kurwana topine stase, yice zino ngabo z'umwanzi ziturembeje. Izi ngabo topine stasemora ziri mu mahema agiye atandukanye, ingabo z'ubukene, ingabo z'ubushomeri, ingabo topine stasemora shantolaba ayiwe zo kudacuruza ngo byemere, ingabo z'uburozi, ingabo topine stasemora shantolaba ayiwe z'ubutindi ku buzima bw'abana bawe. Uwiteka wohereze marayika wawe kubarwanirira, kandi imbaraga zawe zibamanukire, imbaraga zawe zimanukire ubwoko bwawe. Urwana urugamba rukomeye topine stasemora, nyemerera wohereze inkota yawe shantolaba, wice Senakeribu umwami Imana. Uri ku buzima bw'abakobwa bawe, uri ku buzima bw'abapapa Mana, uri ku buzima lebonesta yagidemora bw'abasore shantolaba yasire. Uwiteka we, Uwiteka we, rwana intambara ku buzima bw'abera bawe, abacuruzi bari muri twebwe Data mwiza. Nyemerera topine stasemora shantolaba, ubarwanirira intambara kubw'imbaraga zawe. Wohereze marayika wawe Data mwiza kubiciriza ingabo zibagose, zituma batabasha gucuruza ngo byemere. Mwami Imana, bafite ukozi ku kwezi, ubarwanirire lantokista kisharabone dragidemora, ubarwanirire kuko uri Imana igira neza. Witamurure Mwami Imana ko bafite akazi ku kwezi, kandi ukuboko kwawe kwiza kubashe gukora no gukomeza. Imbabazi zawe zibe ku buzima bwabo. Uwiteka Nyiringabo Imana letuta yabayasire, gera Mwami Imana shantola bayasika, no kuba adafite akazi Uwiteka izi ngabo z'ubushomeri uzikubite guhera, maze wohereze marayika wawe Data mwiza abahesha akazi Uwiteka. Ab'ingendo zabo zahagaze uzifungure kuko uri Imana igira neza, ab'imigisha yabo yafunze uyigaruze kuko uri Imana igira neza. Ibiganza byo bongere kubiblesinga, imileleta yabayasika shantolaba, kandi stakibone wene dragidemora, ubashe guhuza abakobwa bawe n'ababo, ubashe guhuza abasore bawe n'ababo, ubashe guhuza topine stasemora aba babyeyi n'abagabo babo. Uwiteka Nyiringabo Imana shantolaba, urwana intambara nziza ku buzima bw'abana bawe. Ndabasengera ino joro topine stansi, mu gitondo letuta yabayasire, babona igitondo cy'umugisha kubw'ijoro rikomeye ugiye kurwana. Ndabibona topine stasemora yuko hari imigozi watangiye gucagagura. Ngaho nyemerera ubarwanirire topine stansi, izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Urakoze kuko uri Imana igira neza, ngaho bikorere kwiyubahisha, maze topine stasemora iri joro riba ijoro ryo kurwanirirwa n'Imana. Iki gitondo kiba igitondo cy'amashimwe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu.
Yesu. Urakoze kuko uri Imana igira neza, ni mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen amen. Urakoze Mana.